Haleluya, haleluya. Nshuti z'umusaraba, ndongeye ndabasuje mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana ishoboye byose cyongere kibazeho. Turashima Imana yatwongera iminsi yo kubaho. Turashima Imana yabanye natwe mu minsi yose yatambutse. Mbona ukomeza kwifuriza kugira umunsi mukuru. Ikomeze ibane namwe. Ikiganza cy'Imana gikomeze kibagote. Igitinyiro cy'Imana gikomeze kize ku buzima bwanyu. Ndabifuriza kugira umwaka mushya muhire kandi no gusoza umwaka neza. Imana ihimbazwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana ibana natwe. Tugiye kuvuga amagambo meza agira agaciro kugiye kuyumva, abashe gukuraho imbaraga zimunaniza, abashe gukuraho ikintu cyose kimurwanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Rero shuti yanjye mwene data, reka ngushimire wowe wakumye kubana natwe mu masengesho dukomeje y'imisi 12 asoza umwaka. N'amasengesho Imana yaduhaye meza, n'amasengesho Imana yatwemereye kugira ngo dufate akanya dusenge kandi dufatikanyije hamwe twese. Hari ibisubizo Imana iri kugenda izana. Hari abari kumbwira ngo amasengesho hari umumaro ukomeye, hari ibyo ari kugenda akora bigiye bikomeye. Rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Imana ibahe umugisha udasanzwe mu byo mukora, mu byo mugendamo byose. Ndabaturaho ikiganza cy'Imana. Uyu munsi rero Yesu agiye gufunga irembo rikomeye ry'Inyatsi ku buzima bwawe. Uyu munsi iri rembo ni irembo ryinjiye ku buzima bwawe ryo kutakira, ryo gukora bikanga, ndetse nawe ubwawe ukabona rimwe na rimwe utangije umushinga ariko wajya kugera ku gisubizo cyawe ugasanga Satani yarabifashe. N'uyu munsi wa none rero, noneho nabwo Yesu yambwiye ngo aje gufunga iri rembo ry'Inyatsi ryakwatatse, kandi ntabwo rizongera kukugiraho ububasha kuko imbaraga z'Imana zikuriho, ikiganza cy'Imana kikuriho. Hari imbaraga z'Imana zigiye kuza ku buzima bwawe zikakubohora. Reka dusome aya magambo y'Imana ahura n'ubuhanuzi bukuziye, ahura n'icyo Imana ivuze ku buzima bwawe. Kandi aya magambo Imana ivuze uyagire ayawe, uyagire ubuzima, wumve ko ari wowe Imana igize ikintu ikora ku buzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo ni mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 ku murongo waho wa 2 turageza kwa 5. Haravuga ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho nimwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto n'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uzamugira umugisha mu majya no mu maza. Yesu yambwiye ngo kandi iyi migisha yose igiye kukuzaho niwumvira Uwiteka Imana yawe, niwumvira Kristo, niwumvira Imana, nuva mu byurimo, nuva mu kwizera guke, nuva mu gushidikanya, nuva mu maganya. Iyi migisha uyu mwaka utararangira Imana igiye kwifungura. Ni imigisha ikomeye igeze kuri 7 Imana izanye. Bibiliya iravuze ngo icyambere uzagira umugisha mu mudugudu. Nituvuga ngo uzagira umugisha mu mudugudu, naho ngaho utuye. Aho utuye Yesu aravuze ngo ugiye kwagirira umugisha. Aho utuye mu mudugudu, icyambere uzagira umugisha mu mudugudu. Icya kabiri uzagira umugisha mu mirima. Kabiri, Imana ihaye umugisha umurima, ahantu hinga. Mu mirima aho muhinga abahinzi n'aborozi, Yesu nawe arabibutse. Aravuze ngo namwe Imana ishyize umugisha mu buzima bwanyu, aho ngaho muhinga Imana ishyizemo umugisha. Ikuyemo uyu mwuka w'Inyatsi, iri rembo ry'Inyatsi, iri rembo ryo kudakira, iri rembo rya Satani ryo kugira ngo mubeho nabi, iri rembo ry'umwijima Satani yafunguye kugira ngo muhore mubabaye. Uyu munsi wa none Yesu ararifunze, acira umugisha mu izina rya Yesu. Gatatu, uzagira umugisha, hazagira umugisha
imbuto zo mu nda yawe. Bisobanuye iki? N'abana bawe. Gatatu, Imana ivuze ko nabo ibahaye umugisha. Abana bawe nabo bahawe umugisha n'Uwiteka. Ndagira mwibutse ko ayo magambo Imana iri kuvuga yagira yawe. Umva ko ari we Imana iri kubwira aho ufunguye iki kiganiro. Yesu yambwiye ngo atanze n'umugisha ku rubyaro. Umugisha ku rubyaro arawufunguye. Umugisha ku rubyaro arawufunguye. Umugisha ku rubyaro arafunguye. Dayimoni yari yarafunze umugisha ku bana bawe, ku buryo batigaga, ku buryo bapfaga bakenyutse, ku buryo ntago baramaga. Satani yagutezaga umubabaro ku rubyaro rwawe, ariko uyu munsi ukimara gukurikira amasengesho, Yesu arambwiye ngo afunze iri rembo Satani yari afunguye ku buzima bwawe ryo kugira ngo ngore abana bakunaniza. Imana ifunze iri rembo rya Shitani ryo kunanizwa n'abana. Imana iravuze ngo abana bawe bahawe umugisha n'Uwiteka Imana. Ikindi n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto n'amatungo yawe. Imyaka yawe, dodo, amacunga, akawunga, ibigori, ikindi cyose, inka zawe, imikumbi yawe, intama zawe, ikintu cyose uzakuraho kizakubera cyiza, kubera ko Uwiteka Imana afunguye irembo ry'umugisha ku buzima bwawe. Agiye gufungura irembo ry'umugisha, afunge irembo ry'umuvumo ku buzima bwawe. Yambwiye ngo ninkubwire ngo hari amarembo y'umugisha agiye gufungura, akagira n'andi marembo agiye gufunga akunaniza, atuma utanezerwa. Kandi nkwibutse ko Bibiliya yavuze ngo koroka kw'inka zawe nuko imikumbi yawe nabyo bizagwa umugisha n'Uwiteka, n'amatungo yawe azagwa umugisha n'Uwiteka. Icyama uri kunkurikira ukomye ukagira intego nziza yo kuba Uwiteka Imana mwari no soza ry'uyu mwaka, kuko Imana ivuze imigisha igiye kuguhereza, imigisha Imana igiye gufungura, imigisha Imana ifunguye ku muryango wawe, imigisha Imana igiye gufungura uyu mwaka utararangira. Hari imigisha Imana yambwiye ngo iri gufungura aka kanya uko turimo turasenga. Hari imigisha Imana iri gufungura. Byakire mwene data, hari imbaraga zakunanizaga, hari ibyo wakoraga bikanga, ariko Yesu aravuze ngo ntago bizongera kwanga. Gatanu, hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Ngo uzagira umugisha mu majya n'amaza muri icyo gihugu uherereyemo, aho ngaho utuye. Yesu aravuze ngo ugiye kwabonera umugisha. Satani yari yaraborotse umugisha wawe. Satani yari yaraborotse amahirwe yawe. Satani yari yaraborotse kunezerwa kwari kwaragushizemo, ariko uyu munsi n'urutima rakunkurikira. Yesu aravuze ngo akira amahoro y'umutima, akira umugisha wawe. Ibyo Satani yari yakuriganyije, Yesu afunze iri rembo ry'inyatsi, iri rembo ryo kubura amudendezo, iri rembo ryo kubura umugisha, iri rembo Satani rirafunguye ryo guhora ubabaye. Uyu munsi wa none Yesu ararifunze. Uyu munsi wa none Yesu ararifunze. Afunguye amarembo y'umugisha, afunguye amarembo y'ubutabazi, afunguye amarembo yo kunezerwa, afunguye amarembo yo kubyara, afunguye amarembo yo kubaka urugo rugakomera, afunguye amarembo y'ubukwe, afunguye amarembo y'imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Pelase ne elodikanse. Ndi kumva Imana iganira nanjye. Hari umuntu uri kunkurikira uruhijwe n'uburwayi, ariko Imana irambwiye ngo irakurengeye. Hari umuntu uri kunkurikira uruhijwe no kubura imibereho, ariko uyu munsi wa none hari ikiganza cy'Imana kikujeho. Hari umuntu nkurikiye wakoraga bikanga, ariko uyu munsi Yesu arambwiye ngo bigiye gukunda. Halezone mastase. Hari umugisha Imana ifunguye, hari ikiganza cy'Imana kikubonetseho, hari ubutabazi Imana yohereje. Akira imbaraga wa mugabo we, akira ubwenge wa musore we, akira kunezerwa, kuko Imana iravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Ipfundo rya mbere ni ukumvira Uwiteka. Abanyamahirwe bagiye kumvira Uwiteka Imana bagiye guhabwa umugisha, bazagira umugisha mu majya n'amaza, bagiye guhabwa umugisha. Uyu mugisha Satani yari yaraborotse, Imana irawufunguye. Uyu mugisha wo kudatera imbere, Imana irawufunguye. Business yawe igiye gukora ikunde, kantina yawe igiye gukora bikunde, alimentation igiye gukora bikunde, aho ngaho tuye bigiye gukora bikunde. Izo nzu zawe zigiye kubona abakiriya. Imana ishimwe cyane. Izo departement zawe Imana ishizemo umugisha, aho tuye Imana yishizemo umugisha. Imana iravuze ngo
afunguye umugisha w'amajya n'amaza. Aka kanya turimo turaganira, Imana iri kumbwira ngo hari umugisha Imana igiye gufungura uyu mwaka utararangira. Ni igihe cyawe cyo kwakira umugisha, ni igihe cyawe cyo kwakira umudendezo, ni igihe cyawe cyo guseka. Wewe wabanye n'Imana neza, wewe wagize umwanya wo gusenga Imana, wewe wagize umwanya wo kwizera Imana. Yesu arambwiye ngo ninkubwire ngo agiye gufungura irembo ry'ubutabazi, irembo ry'umugisha, irembo ryo guseka, irembo ryo kunezerwa, irembo ry'amashimwe. Hari ibintu Imana igiye kurangizana n'uyu mwaka byakunanizaga, hari ibintu Imana igiye kurangizana kuno kwezi byakunanizaga. Umutima wawe ntiwari unezerewe, ibyishimo rero bitakaje, ariko uyu munsi wa none Uwiteka Imana arabirangije. Hari inama zaguhagurukiye uyu munsi wa none Uwiteka azitesha agaciro. Hari amajwi y'igishitani yagucaga intege, yatuma udaseka, yatuma utanezerwa, ariko kakana ukimana kunkurikira, Imana iravuze ngo ifunza amarembo ya Satani, ifunza amarembo yo kwaka umugisha, ifunza amarembo yo kudaseka, ifunza amarembo y'uburwayi, ifunza amarembo y'inyatsi, ifunza amarembo yo gupfusha, ifunza aya marembo yo kubura ubuzima n'imibereho. Uyu munsi wa none hari ikiganza cy'Uwiteka, hari ubutabazi bw'Imana, Imana izanye ku buzima bwawe. Nyemera uyu munsi wa none wakire ubutabazi. Ntabwo uzongera guhomba ngo bikunde, kuko Imana ifunze irembo ryari ryarasabwe n'umwanzi, ryari ryarasabwe na Satani kugira ngo utaseka, kugira ngo utanezerwa. Akira ubutabazi, akira kunezerwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusengane Imana. Mana data twese turi mu ijuru, ayo umuntu nkurikiye, mwami w'abantu, ndamusengeye mwereza umugisha. Bibiliya tubwiye ngo tuzagira umugisha mu majya n'amaza. Aho atuye nahabwe umugisha, ibyo akora nahabwe umugisha, ibyo akora byose nahabwe umugisha, ibyo agendamo byose nahabwe umugisha. Ndafunga amarembo y'ikuzimu, ndafunga amarembo amunaniza, ndafunga amarembo y'ubukene, ndafunga amarembo ya dayimoni, ndafunga amarembo amurwanya mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya irembo ry'ubutabazi rimubonekeho, irembo ry'ibyishimo rifunguke, irembo ry'umudendezo rifunguke, nawe naseke nk'abandi. Urakoze Yesu, ndabona ubikoze, ndabona abatabyaraga babyaye, ndabona abatasaga basetse, abatakoraga ubukuru urabikoze, abatabonaga akazi uragatanze, abatabonaga amafaranga urayabahaye. Hari irembo ry'ubutabazi ufunguye, nibakire guseka, nibakire kunezerwa. Nakanwa k'Uwiteka Imana kabivuze. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda cyane. Yesu agufunguriye irembo ry'umugisha. Byakire. Amen, amen.